Ngo sinjya mbasha kubeshya ntago njya mbasha kubeshya sibyo nge nta nubwo njya mbasha guca ku ruhande ngiye mvugisha ukuri kwanjye kose uwo mukobwa ntago muzi ntago muza nanga muwe muri kumwe mana uzamuzana nge nta kibazo pe nimba umva nta cyaha wishinja nge nta cyaha nishinza mana uzamuzana se waramuteye aya mana ntabyo kumutera inda rwose ntago bibaho nge namutenda ntararyamanya nawe se ngo mana nge ntago nk'inzoga reka nkwereke soma ukuri kwawe se niyo mpamvu nanjye nkurikije uburyo nari nkuzi nabanje gushishoza umukobwa ashaka kukubeshyera ndabyemera ariko se turamutse dusanze umukobwa atakubeshyera bro nge nsanze atambeshyera akakerekana ibimenyetso bifatika bishoboka nge niteguye kuba nahanwa kandi cyangwa se nta nubwo ari ngombwa no kujya guhanwa n'iki sinzi uburyo byakiriye kandi umbabarire nimba nanagukoshoni cyangwa se nimba ntumyita concentration oyanjye nta kibazo bro nge nta kibazo kabisa ngangushimira kuri kuzajya hagaragara saba ireka nkureke mwabantu mwe nimwebwe muzi iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente film muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda kazamura ibyishimo by'u Rwanda ugasika mutero sase n'ubwo rasama tera gakeke cyangwa se mbundi wicare kuri Manzi na Innocente TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashoboka nanagusaba rero kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyo twakongera ndetse n'ibyo twagabanya kugira ngo turebe ibakwiye ndetse n'ibitabakwiye nkomeze kubashimira cyane rero uburyo mwabanye natwe muri uyu mwaka kuva watangira tugeze ku mpera zawo ndetse nanabifuriza umwaka mushya muhire wa 2024 kugira ngo uzabere w'amata n'ubuki kuri wowe ndetse no ku muryango wawe wose uyu munsi rero ntago ndi njyenyine nkuko muri kwibona murabona umusore uri imbere yanjye bamwe baramuzi wenda wasanga hari abantu batangiye kudukurikirana vuba batari bakumenya ariko na hantu henshi umusore wamubona cyangwa se wamumenyera ndabona yarakaye ameze nabi cyane imeze bite abana imeze neza cyane amahoro kabisa na amahoro umwaka mushya muhire wa 2024 na twese hamwe kabisa kandi nawe nizere ko umwaka nyine uri kugenda usoza amahoro umeze neza nta kibazo sosha umwaka ndi kusoza amahoro nta kibazo nibiba bihari nyine n'ibya bintu byo mu buzima busanzwe ntago wavuga ngo ibintu byose biri perfect cyangwa se ibintu byose bimeze neza hari utubazo nyine umuntu agenda ahura natwe mu buzima bugiye butandukanye cyangwa se mu buzima bwa buri munsi gusa nizere ko umeze neza nda amahoro ndurwembe n'amabuye niko njya numva bavuga kabisa ndumva ndi umwe mu bahungu bashima Imana nyine muri iki gihugu kabisa buri munsi yo ndebye ko iyo misatsi yawe ndaseka nkibaza se wakoresheje iki cyangwa n'utuntu ba winagiyemo turi aho ngaho noneho umunsi wahinduye karuvati bono kubango nyine isanzwe kabisa kuba umuntu yahindura karuvate umuntu yahindura ku myambarire ugasanga nyine n'umuntu ahagaze neza so Uwiteka arimo kugenda bikora nyine tu Uwiteka ari guhindura ubuzima arimo aragenda buhindura ibikorwa byawe se bigezeho umusaza twayirukanaga kuganira ariko umbwira ibikorwa utekanyiriza abantu amafilime iki n'iki ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye bigeze so icyo nakubwira cyo ibintu bimeze neza haba muri movie haba muri comedy haba mu muziki so ndumwe rero mu banyamahirwe navuga uyu mwaka so uyu mwaka kuri je navuga ko wagenze neza cyane kuko nawukozemo ibikorwa byinshi cyane ntateganyaga gukora ariko bikaba bihagaze neza so ndashima Imana rero Imana ishimwe cyane kuko buriya no kuvuga ngo uyu mwaka iyo utangiye umwaka ukabona urawusoje cyangwa ukabona ugeze ku mpera zawo uba ugomba gushima
Imana mu mutima wawe. So uyu munsi rero nifuje ko tuganira, naguhamagaye kugira ngo tugire ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuganiraho. Ako gusa man ikintu nge nakubwira cyo bro witwa izina ryiza cyane ndarikunda cyane. Nituza gusoza kino kiganiro ze kunyibutsa nze kugutama akantu. Frisher kabisa. None se wantaye mwako kantu none bose babibona. Boge ntago nshaka kubikorera kuri kamera. Ntago ndi wa wundi ngo nukora mu mufuka n'abandi bazabibone. Ahubwo nidusoza iki kiganiro. Unyemerera kantu. Unyemerera bonane. Ewana kabisa. Ewana kabisa ndagushimiye cyane Imana ikumpera umugisha. Uyu munsi rero utandukanye n'indi minsi yose twaga tuganira. Uyu munsi ndumva ikiganiro turi bugirane nyine kihariye tu gifite undi mwihariko wundi. Byinshi twarabiganiriye iby'ubuzima bwawe, urugendo rwawe muri sinema ndetse no muri comedy. Urumwe mu bantu bidasubirwaho bari kuzamuka umunsi ku munsi, bari gukora cyane kugira ngo bagere ku byo bifuza, kandi Imana ikomeze ibigufashemo kandi ikomeze guha imbaraga kugira ngo bigereho neza 100%. Uyu munsi rero uraza gutungurwa cyangwa se nturi buze no gutungurwa, biraterwa. Ariko reka ntangire nkwibariza nya ubwawe uramutse ugize umuntu utera inda, sibyo? Ukagira umuntu utera inda cyangwa se ukagira umuntu ukubeshyera ko wamuteye inda, ibyo bintu wabyakira ute, wabivuga uti? Babikubaza wabasubiza iki? Shangiye rero buriya ukuntu kiwi nitereye, ukuntu mbayeho, ntago ibyo bintu byashoboka. Ntago ibyo bintu bishoboka, ntago natera inda. Ntarashaka umugore, ntago natera inda pe. Ari ushobora kutatera inda? Ntago mbizi inzira byacamo, ariko rwose nta wapi. Nta n'umuntu ushobora kumbeshyera ibyo bintu. Ese umuntu yakubeshyera ko wamuteye inda mutanaryamanye? Reka da. None se aramutse hari umuntu uvuga ko wamuteye inda kandi afite ibimenyetso byose bishoboka from A a Z, wamucikira wamuhungirahe? Ntago ntambaye ibyo bintu byo kuvuga ngo gutera inda, ngo umuntu aje akayerekana ibimenyetso by'uko namuteye inda. Shaho ndumva ataba ari gihe rwose waba wateye iyo nda rwose. N'ibyo bimenyetso ntago mbizi man, ntago bishoboka kabisa. Kanihamagarira umubyeyi twari dufitanye gahunda, ndamwita umubyeyi kuko niwe twari dufitanye gahunda. Alo, mwiriwe neza? Mwiriwe. Murakomeye? Turakomeye, mwebwe murakomeye? Natwe tumeze neza. Andi makuru se? Ni neza. Biragenda neza cyane? Natwe. Muraturusha iki sawa muri quartier? Muri quartier ndabona byose bihari. Byose birahari? Ariko hagati aho umwaka muto. Kuri twese mubyeyi. Mwebwe mwabanje kuwubona se? Twawubonye ahubwo. Ani nyashya muvugana, uranyibuka? Wari mwari muri kuganira ni mugoroba? Ndakumenya. Merci. Wena nimero yanyu nkoresheje Tigo. Kandi naraye ngwaye MTN. Ni njyewe rero. Yego nakumenya. Harya umuntu bita Kiwi uramuzi? Umuntu bita Kiwi uramuzi? Subiriramo numve. Umuntu bita Kiwi uramuzi? None mwaba muri kumwiza isaha? Oya, Kiwi ntago ndi kumwe nawe. Umva. Uwo muntu ni umugome, ni umuhemu, umva ndamuzi neza uwo muntu. Ubundi wazambabariye umunsi umwe ukamuza nawe, uramuzi? Wari wansabye ko naguhuza nawe, sibyo? Ariko ndagira ngo banze unganirire neza impamvu waba utumye muguhuza na Kiwi, icyo waba ushaka kumubaza, impamvu nyine nyamukuru, mbwira impamvu yatumye ukomeza kumforosa umbwira ko naguhuza nawe. Okay, urakoze cyane rero nkuko naguhamagaye. Ngiye nkakubwira ati nshaka kuzahura n'uwo nguwo. Kibumye. Njyewe Kibumye. Twahuriye ahantu muri Karabu. Yego. Noneho birangije arambwira ngo yankunze. Ndamugase
wankunze gute wankundiye arambwira ngo buriya umuntu nyine nawe urabona umuntu uje ahantu akabona umuntu ntaburitse nyine amubwira amagambo menshi nyine amubwira rero kubera natwe turi ibigoryi ndamuga ati nanjye nagukunda ngo mwahuriye twahuriye ahantu muri Karabu noneho birangije arambwira ati rero burange ndi umusitari yari yose iranzi ahantu hose ngenda ntwika hose ndatwika yani ndamugase uri umusitari koko neshe ukuri arambwira ati ari ukuririmba araririmba ari filime arakina ndamuga ati rero ubwo reka nze nkwisonga wowe nimba umbwiye ko ukina filimi kandi nanjye mfite iyo mpano twahuza noneho wowe ukazanjyana muri filimi noneho birangije arambwira ati yego byakunda cyane arambwira rero mbere nyine tunakantu tugiye nyine ni nawe yabuze nyine turasangira naho ubyumva ibyo natakubwira wabyibwira mwarasangiye nyuma yo gusangira bigenda bite twarasangiye birangije tumaze gusangira aransindisha n'ibiyoga byinshi njye natanywa nadashoboye birangije nyine dushiduka twaryamanye washidutse mwaryamanye mwajyanye mu buriri nashidutse nyine twaryamanye nyuma yo kuryamana birangije ndataha ngera mu rugo ukwezi kumwe nyine urabizi ko abakobwa tuba dukeneye nyine utagiye nyine mu kwezi ntabwo nyine uhita uvuga nyine ko hari ikibazo kandi ubizi ko wakubaganye noneho mwaryamye mutanikingiye ntabwo twikingiye yego birangije ukwezi kwa mbere nyine mbonye mbuze nyine ukwezi yego ndavuga ati wenda ni ukwirenza ukundi kwa kabiri mbona nabyo birabuze noneho nza ndamuhamagara njyewe antera utwatsi yaneye utwatsi arambwira ati reka twebwe iwacu wamuhamagara umubwira ngo iki naramuhamagaye ndamubwira ati ni wa mukobwa mwahuriye muri karasi noneho mukaryama umva yahise amindura umusazi kuri fone ahise amboroka yahise amboroka ashyira burakarisi ubu tukivugana ntabwo nyine sinzi ndaho ndituriye none se ngo wamubwiye ko yaguteye inda nyine nkimara kubitungura yahise ankupa aranamboroka niyo nkoresheje indi nomero akumva ko ari njyewe umva ahita na telefone nimba ahita muri wese nimba ahita he simbizi none se ubu ngubu utwite inda ya kiwi ubu ngubu ndayitwite wa muntu we wa munyamakuru ko mbizi yuko ujya uvuganira abantu benshi ko mwinginze nakwinginga ukazambabarira basi ukazamuzana ndabikwinginze rwose mbabarira rwose ndabikwinginze ufite inda y'amezi angahe mfite ingewe indafite inda y'amezi 3 amezi 3 kuva icyo mw'amezi 3 ntabwo murongera guhura na kiwi cyangwa turongera mwanya wo guhura nawe ntabwo ndongera kumva ijwi rye sawa rero sawa ubwo ngubwo ndaza kukuvugisha nzashaka ukuntu mbahuza umva ndakwinginze nyaboneka mbabarira uzamuze nawe sawa ntari burakoze nawe urakoze cyane ubingiremo sawa murakoze sasa rero ariko ntago kanongeye muhamagare mubaze izina rye ariko reka mureke birahagije
it's enough. Uyu mwana w'umukobwa yarampamagaye amastori ye, famille yaramwirukanye, nta jambo agifite mu muryango, nta byo kurya afite, ntaki, inda y'amezi 3 bura iragorana, urumva, ansaba ko nabahuza nawe, sibyo? Ndavuga ati kiwi n'umujama wanjye, kiwi n'iniga yanjye, ntago nahita muzana umuntu ngo mpite mumuturaho gutya, ntari nanamubaza, ntari nanaganira nawe numve kuko ibintu bavuga nimba koko ari ukuri, ibintu uwo mukobwa ari kuvuga nimba ari ukuri cyangwa se nimba kiwi yarabikoze koko, sibyo? Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje kubanza kuganira nawe kugira ngo mpereze ubwino bw'ibyo bintu, kandi no fact uraziyumviye, uwo muntu uramuzi cyangwa ntago muzi? Umuzangiye ntago sinjya mbasha kubeshya, ntago njya mbasha kubeshya, sibyo? Ngiye nta nubwo njya mbasha guca ku ruhande, ngiye mvugisha ukuri kwanjye kose. Uwo mukobwa ntago muzi, ntago muzi habe. Etonde wowe ngo witwaza ngo kuko uri umusitari ukina mu mafilime atandukanye hano mu Rwanda, ukitwaza ngo uri umuririmbyi cyangwa se uri umuhanzi, ugafatirana abana ukagira ute, ukabarya ukabarongora, mara kubarongora ukabatera amada, warangiza ukabajugunya. Uriya mwana w'umukobwa afite ibimenyetso bishoboka byose, kandi nawe ubwawe uramwiyumviye bro, twababanya kuri bro, nimba uteye umukobwa inda kuki utamufasha, biriya bintu ko wabikoze man. Ibyo bintu ngiye ndumva bindenze kabisa, ni ibintu ngiye niyumvishaga ko byanashoboka rwose, sibyo? Izo ni inkuru z'abantu bagenda baterateranya, urumva we ahubwo ashobora, asubwa nabyita gutera, ashobora kuba iki, ubuzima bushobora kuba bwaramucanze we ku giti kiwe, yarangiza akavuga ngo ngiye gushaka ngo uriya mutipe ngo nindangiza mwegeke hiyo nda. Nge nta mwanya mfite wo gutera inda, nta mwanya ufite wo gutera inda, kandi mfite ibintu byinshi cyane mani ngomba kwirukanka. Reka nkubwire, uyu mukobwa katafashe undi muntu wundi ngamubeshyira akaza kuvuga wowe man, ariko se umva sitone nkubwire, uzi ko nta ndurigira ku gasozi ubusa. Ibyo ndabizi, uhamya neza ko uriya mukobwa ashaka kuba ari kukubeshyira se? Ari kumbeshyira bro, ari kumbeshyira ndetse n'ikimenyimenyi. Iyo club izo ntavuze ngo muri club ntago icyo nshaka nge none ni kimwe, ngenda senga. Itonde nkubwire, icyo nshaka ni kimwe, uremera ngena ibi ngibi mbikoze nka favor nakugiriye bro, wana no gukora surprise hanga ugasanga nicanga umusa, ariko ndavuze ati uri umuntu wanjye, nta mpamvu yo guhita ngutaba mu nama, sibyo? Nabatireka mbanze nkuza nangaha tubiganireho ibintu byiyumvire. Uri tayari kumubona? Ngiye none nzamuzane mguze nawe tayari, nimba wumva ko nta kosa ufite, nzamuzane nguze nawe ahangaha, umukobwa nzamuzane bahuze. None se nge ndashaka kubaza, ubundi umukobwa uramuzi, mwarahuye muraganira koko amaso ku maso, apana ibyo ngibyo numvise kuri telefone? Uko nguko umuhamagaye ko nawe yampamagaye ambwira story yose ukuntu imeze, biranambabaza mari, numva nanakurakariye bro. Ati se nk'uyu mutipe ufata umukobwa w'abana akamuterera neza akamwangaza gutya, abatekereza ko famille ye iri buze kukwihangana kwakira ibi bintu bro. Ngereka nkubwire man, nge ndamutse mbizi neza ko nateye umukobwa inda, sibyo? Mu bushobozi bwanjye mfite ntago namutererana, nta nubwo nifuza yuko umukobwa yabaho nabi, nge namuteye inda namufasha pe. None sasa uramu burenganzira ngiye umukobwa nzamuzana hanga muwe muri kumwe man, uzamuzana nge nta kibazo pe. Nimba umva nta cyaha wishinja, nge nta cyaha nishinza man, uzamuzana se waramuteye inda. Aya man, ntabyo kumutera inda rwose ntago bibaho. Nge namutenda ntararyamanye nawe se? Nge uwo mukobwa ninumvise n'ubwa mbere nge mwumvise rwose. Kibura abasore tugira amakosa akomeye cyane, urumva? Abasore tugira amakosa, ntago ari twese. Kuba wumva ko iyo umukobwa wamuteye inda ubuzima buba burangiye, sibyo? Uwo akawe karenge bugakuyemo. Buri umukobwa iyo umuteye inda umuhaye umutwaro bro, ubuzima bwe bwose. Ibaze gutangira kwiperimita ahereye ku kinyomora zaryo umunsi wa mbere kugeza ku uniform y'umwana bro, urumva? Ikindi ntago birangirira aho ngaho, noneho ubu muteranyije na famille, nimba yaryaga kabiri ku munsi abari rimwe. Uriya mukobwa yararize kuri telefone, sibyo? N'ubu ngubu nuko ntakubwiye ko ari we mwari muri kuvugana, cyangwa se ntakubwiye ko mwari muri kumwe.
ibyo ntabwo nshaka ko tuzabikora hano kuri telefone, ndashaka kuzabazana nkabicaza ngaho ukamubona, noneho ukamwihera ubwino ukamwihera ukuri, sibyo? Noneho muri kumwe face to face, sinzi ngo bizagenda bite, sinzi ngo bizarangira bite, gusa ubwo mpawe uburenganzira nanjye ngomba kumuzana nkamugeza ahangaha. Man, nta kibazo pe, ariko nawe man, sibyo? Nyashya ngira ngo urabizi ibibazo tugenda duhura na by'abastari umunsi ku munsi, sibyo? Ndabizi ibyo ngibyo. Hari igihe umukobwa kubona gutyo yarangiza akavuga ngo uriya mujamanga amaze kugafata, ngo amaze ngo kuba hiti, nyine agashaka kukuzamukira, agashaka kukuriraho hiti. Bro, nuwo ngo rero nawe ushobora gusanga ari umuntu ushaka hiti, ushaka kugutwika nyine tu, ariko jewe nta mukobwa nigeze ntera inda, nta mukobwa ngiye mperu, nta n'umukobwa naryamanye nawe bro, ngiye nubaha Imana, ngiye ndasenga. Abo ngabo baza bavuga amagambo ngo ngiye ngo naryamanye nabo, ngo nasohokanye nabo, ngo man, ngiye ntago nk'inzoga. Reka nkwereke soma ukuri kwawe se, niyo mpamvu nanjye nkurikije uburyo nari nkuzi nabanje gushishoza. Umukobwa ashaka kukubeshyera ndabyemera, ariko se turamutse dusanze umukobwa atakubeshyera? Bro, ngiye nsanze atambeshyera, akakerekana ibimenyetso bifatika bishoboka, ngiye niteguye kuba nahanwa. Kandi cyangwa se nta nubwo ari ngombwa no kujya guhanwa n'iki, nsanze ari giye wamuteye inda, bro namufasha. Kuko je ntago nifuza ko umwana wanjye yabaho nabi. Utumva mvuze ngo umwana wanjye ukagira ngo nibyo namuteye inda koko, uwo mwana arahari ntawe uhari, ariko je ndamutse muteye inda koko byanyabyo nkabimenya, abana ngiye namwitaho nkamufasha rwose kabisa. Urifuza ko nguhuza no mukobwa? Ngiye ndabishaka kumuzana. Uzakora iki se numubona, cyangwa ugiye gukora iki nyuma y'ibi ngibi biba ubumvishe? Ngiye nindamuka nsanze ari byo byanyabyo, urumva? Nkasanga namuteye inda nyine pe, ngiyewe nta kibazo, ndi tayari kuba namusapotinga, nkaba namufasha, nkamukorera buri kimwe cyose yifuza. Bro, ndabizi ubuzima buraryana. I know. Urumva? Nagiye mbona abantuza bose bagenda bashinzwe izo case, ariko ugasanga ntago arizo cyane. Bano bahanzi bose cyangwa bano bakinnyi bose dukina na sinema, izo case bagenda zibageraho, ukasanga umuntu araje ngo kanaka ngo yantenda kubera ko ari kubona uri hiti. Kiwi, nta byinshi byo kuvuga kuri iyi case, byinshi tuzabivuga ngiye naguhuje no mukobwa hano muri kumwe. Nagira ngo manze nkumenyesha ibyo ngibyo ubanze ubimenye, ushyire mu mutwe wawe. Byinshi tuzabivuga nangaha, nta n'ikintu nshaka kurenza kuri ibi bintu. Ngiye nzamuzana amaye muri kumwa, sinzi uburyo byakiriye kandi umbabarire nimba nanagukoshoni, cyangwa se nimba ntumye ta concentration. Oyanjye nta kibazo bro, nge nta kibazo kabisa. Nkangushimire kuri kuzajya hagaragara, kuri kuzajya hagaragara. Saba ireka nkureke, mwabantu mwe nimwebwe muzacura urubanza. Sawa Kiwi, urakoze bro, urakoze cyane. Kandi ubwira abakunzi bawe dusoze. So giye cyo nabwira abakunzi banjye, izo stories ziba bagiye bari kumva ntago ari so. Kandi ikindi nabwira abakunzi banjye, ngenda bakunda cyane, abantu bari gukomeza kunyereka ko bankunda, ndetse bakanyereka yuko ibikorwa nkora babyishimira cyane, n'ukuri kw'Imana nanjye ndabakunda cyane, sibyo? Yego. Ikindi nanone nababwira cyo, bakomeze bakurikire story nyayo, cyangwa se hari n'indi channel bita Kiwi, nayo bakomeze bayikurikirane, hacaho amafilime agiye atandukanye, n'ukwandika Kiwi TV, ubundi ukirebera ibikorwa ngenda nshyiraho umunsi ku munsi, ndetse no kuri Alliance TV. Ndabakunda cyane kabisa, kandi mbahoza ku mutima. Sawa rero, reka ngushimire cyane. Uyu musore rero nawe mwe muzamfasha gucurwa rubanza, ndabakunda cyane, bandi bambaye umugisha. Ewana, icyaha n'ikimpama nzabambwe kabisa.